waba warigeze wibaza impamvu ugerageza kongera ibiro bikanga, ugakora uburyo bwose ushoboye ariko bikakunanira? Hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera. Erega ntabwo ari ufite icyo kibazo gusa, hari abantu benshi bafite ikibazo nk'icyawe. Ni muri urwo rwego twegereye umushakashatsi, umubyeyi ubimazemo igihe, ufite experience iri hejuru cyane, Bwana Mubera Leon. Reka tumwakire mu kiganiro tumuha ikaze. Murakoze kuduha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nibyo koko nitwa Mubera Leon, hano ni muri Coag, turakora ubushakashatsi ku buhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. N'ubushakashatsi bukozwe mu gihe kirenga imyaka 10, kandi bukaba bukomeza ku nyungu z'abanyarwanda n'abandi bo hanze y'igihugu. Yego, murakoze rero. Muri iki kiganiro nkurikije uko abankurikirana babinsabye, hari abantu benshi banyandikiye bambwira bati twagerageje uko dushoboye kugira ngo twiyongere ibiro ariko byaranze. Ndifuza ko dufasha muri iyo angle, ukatubwira impamvu zishobora kuba zatuma umuntu atiyongera ibiro kandi mu by'ukuri yaragerageje ibisanzwe ariko byaranze. Murakoze cyane, ariko abo bantu twabamara ubwoba, turahari ku bwabo. Ngira ngo hari ibyo tugiye kubaganirira, tugiye kubasha kubasangiza. Kimwe muri ibyo nicyo twakwita metabolisme. Ubundi metabolisme ni uburyo umubiri wawe ukoresha ibyo wariye n'ibyo wanyweye kugira ngo ubashe kubibyazamo imbaraga. Iyo metabolisme yawe iri ku kigero cyo hejuru, ibyo wariye bihinduka imbaraga, noneho ukabura ibyo usigarana biri buze kukubyibushya. Hari impamvu rero zishobora kukwereka yuko metabolisme yawe iri ku kigero cyo hejuru. Urarya cyane ariko ibiro byawe ntibyiyongere. Ukunda kugira inzara cyane. Uhora ushyushye kenshi, kandi ukabasha no kubira ibyuya, ndetse no mu mbeho ugasanga umuntu aratutubikana cyane. Hari abantu benshi bakunze kugira icyo kibazo. Uhora ufite imbaraga, kenshi ntukunda no kwicara hamwe. Usanga umuntu agendagenda hirya no hino, abagira ibakwe. Ukuriye uhora ushaka kujya kwituma, ugasanga buri kanya umuntu aragana muri toilette, ukajya wibaza ngo byagenze bite. Nuko icyo kibazo kiba kimeze. Rimwe na rimwe umutima wawe uratera cyane. Iyo rero ni impamvu ya mbere tumaze kuvuga, ijyanye n'uko igihe ushobora kuba ukunze kurya ukarya ariko ugasanga mu by'ukuri nta gisubizo ku byo wifuzaga. Ariko hari impamvu yindi ya kabiri nayo twabasha kubabwira, ijyanye na microbiate intestinale. Microbiate intestinale ubundi mu by'ukuri ni udukoko twinshi twiza, turenga amamiliyari. Kenshi rero dukunze kuba mu mubiri w'umuntu, mu mara, cyane cyane amara manini. Izo mikorobe rero zigira akamaro gatandukanye. Akambere hari ibijyanye no kuringaniza ibiro, hari ibituma igogora rigenda neza, hari n'ibijyanye no kongera ubudahangarwa. Murakoze cyane. Mumaze kutubwira impamvu zigera kuri 2 zishobora gutuma umuntu atiyongera ibiro kandi mu by'ukuri yagerageje. Twanje kubona metabolisme, tugeze no kuri izo microbe, mutubwiye n'akamaro kazo. None se mu by'ukuri izo microbe kugira ngo umenye ko zitari gukora akazi kazo, wabimenya gute? Kugira ngo ubashe kumenya ko izo microbe zitari gukora akazi kazo, birumvikana hari igihe nk'iryo gogora riba ritari kugenda neza. Icyo ni ikimenyetso kiba kigaragara ibyo ari byose. Icyo ni icyambere. Iryo gogora rero riba ritagenda neza, hari aho ushobora kubisuzumira ukabibona. Urugero, ushobora gusanga umuntu agira ibintu by'amaconstipation, ndetse akaba yagira n'amadiare, ndetse n'amagaze. Icya kabiri rero ni ukumva urarikiye nk'ibintu bijyanye n'amasukari menshi. Abona hari abantu bakunda gufata amasukari, waba muri gusangira nk'icyayi, ukabona aragenda yongeramo isukari, ukabona ibintu byose kuri we yabigize isukari. Icya gatatu rero ni uko umubiri wawe ushobora kujya ubona ufite ibibazo bijyanye n'uruhu. Urwo ruhu rero ukabona yenda hari ibintu by'ibituri, ugasanga umuntu agira iminkanyari, ugasanga se umuntu aragenda agira kweruruka k'umubiri,
ugasanga aragenda agira utudomo ku mubiri, utuntu twinshi cyane dushobora kuza ku mubiri tubangamiye umubiri. Ibyo rero bigenda bigaragara, iyo mpamvu nayo ni ingenzi. Hari n'impamvu rero ya kane. Impamvu ya kane ijyanye no guhora urwaragurika. Hari abantu benshi bakunda kurwaragurika, wajya kubona ukabona nko mu kazi arasaba uruhushya ati narwaye, ukibaza ibyo ari byo, ugasanga mwamuri kumwe ati ndumva ndwaye, ugahora ufite ikibazo kimeze gutyo. Indi mpamvu rero yagaragaza yuko za microbe tutari gukora neza ni ibijyanye na stress. Stress rwose mana isi nijoro, stress zazonze abantu. Hari abantu bagaragaza stress kenshi, niyo ni impamvu rero nayo bagombye kumenya ko nayo. Indi mpamvu rero ni ijyanye no guhumeka nabi. Hari ukuntu umuntu ahumeka, umuntu asa nk'uhumeka insigane. Ibyo bintu rero nabyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ufite icyo kibazo. Indi mpamvu rero nyamukuru dushingiraho cyane rwose ni igihe utakaza ibiro cyangwa se bikiyongera. Urumva biba bigenda bidasa nyine. Iyo ni impamvu nyamukuru cyane, niyo mpamvu tugomba kumenya, ku buryo tumenya uko twitwara igihe habaye gutakaza ibiro no kwiyongera. Aho rero birumvikana cyane ko izo mikrobiyate zawe iyo zitameze neza, zitari gukora neza, ikibigaragaza nyine birumvikana, ntabwo ushobora kongera ibiro. Icya gatatu rero ukwiye kwitaho ni ikintu kijyanye n'imiterere y'imirire yawe, uburyo bwa mode de consommation, uburyo ugenda ufata amafunguro yawe, ni icy'ingenzi. Urakoze cyane gukomoza ku byo kurya. Akenshi ntabwo dusobanukirwa n'ibyo kurya umuntu aba akwiriye kurya n'ingano yabyo mu gihe ashaka kongera ibiro cyangwa se mu gihe ashaka kubigabanya. Ariko aka kanya turi kuvuga ku muntu ushaka kongera ibiro. Ese umuntu ushaka kongera ibiro aba akwiriye kurya iki? Ibyo nibyo ubajije neza. Ushaka kongera ibiro hari ibyo agomba kurya, ariko nanone ugomba kumenya iki, yuko igihe ushaka kongera ibiro hari uburyo ugomba kwitwara mu buryo bw'imirire yawe, ndetse n'igihe ushaka kugabanya ibiro nabwo hari uburyo ugomba kwitwara mu mirire yawe. Ibyo rero nibyo tugiye kugusobanurira bijyanye n'ibyo ushobora kugenda wafata. Ingenzi rero cyane ni proteine. Proteine nawe ushobora kwifata ku kigero, hari ikigero abashakashatsi babonye ni ikigero kijyanye na 1.6 kuba wageza kuri 2.2, none ugakuba, izo ni garama mvuga, ugakuba n'ibiro ufite. Murakoze cyane. Ubwo kuri proteine bisobanuye ko umuntu agomba gufata hagati ya 1.6 na 2.2 garama, ugakuba ibiro ufite, ugahita ubona proteine ukwiriye gufata ku munsi. Noneho ndibajije, ese izo proteine umuntu yazibona hehe? Proteine rero ziboneka ahantu habiri. Twazishakira mu bikomoka ku matungo. Mu bikomoka ku matungo hari nk'amata n'amagi, ushobora kuba wafata n'inyama birumvikana. Hanyuma ku bikomoka rero ku bimera, aho ushobora kuzisanga mu binyamisogwe, yenda nk'ibishyimbo. Urugero uziko nk'ibishyimbo, ibishyimbo se cyangwa se ubunyobwa, cyane cyane tugira n'amahirwe mu Rwanda, abantu benshi bakunda kurya ibishyimbo, niyo mpamvu usanga abanyarwanda bafite proteine ihagije. N'ibindi ushobora gufata, niba twabyita ibyoganyanja, sinzi uko twabyita, nk'indagara n'amafi, kandi indagara ziraboneka henshi, amasambaza, ibyo bintu hari utwo bita twa sprat, turiya rero ni twiza cyane, natwo wadufata. Ibijyanye n'ibinyamasukari aribyo twakwita glucide, ibyo rero nabyo hari ikigero twabifataho kuva kuri garame 4 kugera kuri garame 6, ukaba wakuba n'ibiro ufite. Ibyo nibyo twafata nko ku kigero cy'umunsi. Hari aho twabisanga rero cyane cyane mu byo duhinga, urabona ibijumba cyane cyane ndetse n'ibirayi. Ugiye rero no mu bijyanye n'ibinyampeke, aho ushobora nko kubireba nko mu bigori. Ibigori nabyo ushobora kubyifasha, kandi henshi ibigori bikunda kuboneka, birahinzwe cyane. Nta nubwo twakwibagirwa n'imbuto, imbuto nk'imineke, amapapaye, imyembe, amapera. Ibyo byose ni imbuto zishobora kuba zadufasha mu bijyanye n'iyo glucide tuyikeneye. Ahandi rero dushobora kubisanga ni mu bijyanye na lipide.
niba ushaka kubyibuha kandi rero buriya ugomba gufata ibyo kurya birimwo lipide aribyo binyamavuta, aho ushobora kubifata nabyo ku kigero cya 0.8 kuzamuka kugera nko kuri 1.2 ni garama turimo turi kuvuga, ugakuba n'ibiro ufite, ibyo ukaba wabikenera mu gihe cy'umunsi, bikaba byagufasha kuba wakongera ibiro. Aho twabisanga rero nta handi, dushobora kubisanga nko mu mbuto, dufate nk'urugero hari nko muri avoka, ahandi dushobora kubisanga ni mu bijyanye n'ibikomoka ku matungo, ushobora kubisanga muri magi, mu mata se, ndetse hari n'amavuta nayo ushobora kubisangamo nk'amavuta ya olive, ariya nayo aba akungahaye muri lipide. Tugomba no kureba rero kuko hari n'amavuta mabi. Ngira ngo abantu bakoresha amavuta mujye mwitonda, cyane cyane dufate nk'urugero, hari nk'abantu bakoresha amafiriti. Zira firiti iyo umaze guteka amafiriti yari amavuta yavuyemo ubundi aba yabaye uburozi, ntabwo ari byiza kuyakoresha. Ayo ni amavuta mabi, n'andi mavuta yandi adafite ubuziranenge nayo tugomba kugenda tuyitondera. Ntabwo rero ugomba no kwibagirwa ibyo kurya birimo vitamine ndetse buriya n'imyunyungugu. Hari inama z'ingenzi rero tugomba kugira abantu bashaka kongera ibiro, aho ya mafunguro ya buri munsi kuzi ko kurya 3 ku munsi, ariko bya byiza kurya 6, kubera ko hagati ushobora naho kujya ugenda unyuzamo ibindi wafata. Ushobora gufata nk'ayo mata, nk'inshyushyu, ushobora gufata imigati, ushobora gufata se imbuto ziseye zirimo amata. Ibyo nabyo bishobora kugenda bigufasha. Ariko bera nubwo twakwibagirwa n'agakoma ni ngombwa, nabwo ugomba kugafata ukaba wanashyiramo n'amata, nabyo ni byiza. Indi nama ni ugukora siporo, kuruhuka neza, buriya no kunywa amazi menshi. Indi nama rero buriya ikomeye cyane, wakagomye no kubanza kujya kwa muganga ukisuzumisha ukareba niba ari nta ndwara iri gutuma utakaza ibiro cyane, ndetse ni na ngombwa yuko ugomba no kujya wirinda na stress nyinshi. Ariko icy'ingenzi gihari ni ukubanza kumenya ibijyanye na BMI yawe, kuko BMI ikidufasha birumvikana kugira ngo turebe ibiro ufite n'uburebure bwawe niba biberanye. Dore rero uburyo ushobora kwipima BMI yawe. BMI yawe rero naho ufata ibiro byawe ufite, noneho ukabigabanya ubwikube bw'uburebure bwawe. Ubundi rero ikigaragara nuko iyo ubonye rero ibisubizo, ugomba uburyo wapimye ukabona munsi ya 18.5, aho ngaho no herekana yuko mu by'ukuri ibiro ufite bitajyanye n'uburebure bwawe. Ibyo rero ugomba kubikora kugira ngo urebe niba uri munsi. Ntabwo ari byiza, ahubwo ibyiza nuko we wapima usanze ufite noneho mbega ufite nka 18.5 kugera kuri 24.9, niho nibura waba uri muri ufite ibiro biberanye n'uburebure bwawe. Hari izindi nama rero, hari ibindi bishobora gutuma ibiro byawe bitiyongera, nk'uburwayi. Ushobora kugira stress se, ukagira diabete, ukagira igituntu, ukaba wagira samibe n'izindi nzoka. Ibyo bishobora gutuma yenda bya biro byawe bitabasha no kwiyongera. N'ikindi nanone nko kubura apeti. Kubura apeti nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Murakoze cyane turabashimiye. Ariko binteye kwibaza, utubwiye ku ndwara nanone zishobora gutuma ukomeza gutakaza ibiro, wagerageza no kubizamura bikanga. Ndibaza ese mu bushakashatsi mumaze imyaka irenga 10 mudukorera, hari nk'ibisubizo byabihari kuri izo ndwara? Hari icyo mwafasha umuntu wawe ufite izo ndwara zitandukanye, cyangwa se ko kubura apeti? Mudufashe mutubwire niba hari igisubizo cyaba gihari kuri izo ndwara, kugira ngo tubanze twice gitera mbere nibyo kibajije ni byiza rwose. Mu bushakashatsi tumaze imyaka irenga 10 dukora hano muri Coage,
hari inyunganiramirire mu by'ukuri zateguwe zishobora kubafasha ku bijyanye n'ibibazo bitandukanye nka za mibiyaje, ufite ikibazo cya mibe, ufite izindi ndwara se, ibindi bibazo bijyanye n'amadiyabete, ibintu bishobora kuba ari za mbogamizi twabonye. Birahari rero, birahari, mushobora kutugana noneho tukazagenda tubibagezaho. Ntabwo ari izo nyunganiramirire gusa, tugira inyunganiramirire, imbonezamirire ndetse n'ibyayi, kuko hano hari amajyani meza cyane ashobora gutuma ugira apeti. Ayo majyani hari nk'ayo bita 7 in 1, hari Gloriette Sante, hari na Tever Sante. Ayo yose ashobora kugufasha, ndetse n'ibijyanye n'ibyo kurya ushobora gukoresha ibirungo. Hari ikirungo cya kabisa, hari n'ikirungo cyitwa yes. Birumvikana rero mu byo tumaze kuganira mubonye yuko hari ibisobanuro byinshi, ariko hano muri Coag ukeneye ibindi bisobanuro, inama wagirwa ndetse n'amahugurwa watugana. Kandi nanone wareba aho ngaho kuri screen, imbere yawe kuri screen ukareba nimero ubonaho rero ya telefone, waduhamagara watuvugisha tukabasha kuguha ibyo ngibyo twakubwiye. Murakoze cyane rero ku bisobanuro byinshi bitandukanye yagiye aduha. Nizere ko abantu mwari mufite ikibazo cyo kunanirwa kwiyongera ibiro kandi mubyifuza, mwumvishe neza impamvu zigiye zitandukanye nk'uko twabibonye n'inama zigiye zitandukanye yagiye aduha. Nizere ko mugiye kwifasha, mukarya ibyo kurya byiza, mukirinda biriya byose twavuze haruguru, mukagenzura ziriya mpamvu kugira ngo mubashe kuzamura ibiro mubigeze aho mwifuza. Turabakunda rero, niba ugeze hano bwa mbere ukore subscribe, ukore share, kandi ukande kukazogera kugira ngo tuzajye tubana uko iminsi igenda iza, kubera ko turahari ku bwanyu. Niba iki kiganiro wagikunze ugisharinge ku nshuti zawe n'abavandimwe. Murakoze, mugire ibihe byiza.